Ibihe byiza mwakomeje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka duze by'umwihariko abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Itsinda Vestine na Dorcas bateguje rero indirimbo nshyashya yabo yitwa Kisima, akaba ari indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili, akaba ari translation cyangwa se indirimbo bahinduye mu rurimi rw'igiswahili, ni ukuvuga nyine iriba niyo bagiye guhindura mu rurimi rw'igiswahili. Akaba ari indirimbo bise rero Kisima, akaba bashaka kugerageza kwagura umuziki wabo by'umwihariko ku bakoresha mu rurimi rw'igiswahili kugira ngo babashe kumenya. Ibi bije nyuma yaho rero Israel Mbonyi nawe yari yagerageje ibi ngibi, yafashe zimwe mu ndirimbo ze nyinshi zagiye zikundwa cyane, by'umwihariko indirimbo z'ikinyarwanda, arangije azindura mu rurimi rw'igiswahili. Iri tsinda rero Vestine na Dorcas bamaze igihe bibanda ku rurimi rw'igiswahili, ndetse nyine ururimi rwo hanze ari rwo kugira ngo babashe kubona n'abandi bakunzi babo batandukanye n'abasanzwe babona hano mu Rwanda. Nyine murabyibuka ko n'indirimbo baheruka gukora ebyiri zikurikiranye, haba Emmanuel ndetse na Usisite, zose ni indirimbo rero zitari mu rurimi rw'ikinyarwanda. Aba rero bagiye gufata indirimbo zabo nyinshi, dore ko imwe yabo nyine akaba ariyo Iriba imaze kujya hanze ku rubuga rwabo rwa Spotify, ndetse n'izindi mbuga zicuruza umuziki nazo zikaba rero indirimbo yamaze kuhagera, ariko nyuma y'igihe gito nibwo bazaduha amashusho y'indirimbo, dore ko bamwe rero bari kuvuga bati dukumbuye Vestina, dukumbuye Tina wacu. Ndibaza rero ahangaha indirimbo nisoka azaba ari amashusho mashyashya, rero Vestina muzabasha kumubona. Babitangaje rero nyuma yaho Vestina amaze igihe atavuga mu itangazamakuru, aho mugenzi we Dorcas ari uri kugaragara cyane, dore ko n'ibirori byinshi yagiye ataha yari ari kumwe na Irene Murindahabi. Ibirori byinshi, haba ibirori bya Niyo Bosco ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, dore ko uyu Dorcas we ejo bundi aheruka no kwambarira umwe mu bashuti be, nyine bari bagize umunsi w'ibirori bidasanzwe, ni ukuvuga nyine yari yashyingiwe. Ndagira ngo ibyo mwagiye mubibona ku mbuga zigiye zitandukanye. Dorcas wabonaga rwose ko asa neza n'abandi bashuti be, ubwo bari bambariye nyine uyu mukobwa wari ugiye kurushinga n'umukunzi we. Ubona rwose ko yari yambaye neza kandi byari ibintu byiza cyane. Bamwe rero benshi bongeye kugenda babigereranya na bumwe bukwe bwa Vestina ndetse na Idrissa, dore ko nabwo nyine uyu Dorcas yari yakenyeye, aho abonaga rwose ko asa neza cyane. Niyo Bosco ndetse n'umukunzi we Irene nabo rero bakomeje kwizirwa n'igihe cyabuki cyabo, dore ko iki gihe kinabasanze ya minsi myiza y'abakundana igeze nyine ya Saint Valentin, aho yagerageje kumuhereza impano idasanzwe nk'umukunzi we nyine, dore ko yamutomaguye aramutaka, ndetse na Aga Promoter nawe yatomaguye Miki, namuha isezerano ry'uko azamukunda kugeza no mu bundi buzima, amubwira ko rwose azamuba hafi mu bibazo ndetse no mu byishimo, ko atazamutererana. Ni couple nyinshi zimaze gutera intambwe ikomeye muri iyi minsi, haba couple nyine ya Niyo Bosco ndetse na Aga Promoter ndetse na Linda Priya n'abandi basitari bagiye batandukanye. Abo ni bamwe bamaze gutera indi ntambwe bakava mu bukumi bakinjira mu rundi rugendo rw'ubuzima. Ni byinshi rero bimaze iminsi bivugwa ku itsinda Vestina and Dorcas, ngira ngo byinshi twagiye tunabigara ko nyine mu minsi yagiye itambuka, gusa benshi bagenda bahuriza ku kintu kimwe, bavuga bati dukumbuye Vestina, dukumbuye Tina wacu. Ariko ndibaza ejo bundi cyane, ejo bundi rwose mw'iyi ndirimbo nyine nshya bagiye gushyira hanze Kisima, ni ukuvuga nyine Iribago ni mu rurimi nyine rw'igiswahili. Ndizera ko muzamubona kandi abari bamukumbuye ndizera ko bazabasha gushira urukumbuzi. Gusa niba utarakanda subscribe, nagusaba kuyikanda ugafungura izogera kugira ngo byose byiza birano bye kugeraho 5/5. Jye mwabanye, nitwa Kanda, ndabashimiye.